Just amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba kunyarukira mu karere ka Burera. Just amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba kunyarukira mu karere ka Burera. Imiryango 7 y'inzu y'ubucuruzi iherereye mu centre ya Nyanga mu kagari Kantaruka mu murenge wa Kinoni mu karere ka Burera yafashwe n'inkongi y'umuriro irashya irakongoka ndetse n'ibyari birimo byose n'umuntu umwe wahiriyemo agakomereka cyane. Bamwe mu batuye muri aka gace babwiye itangazamakuru dukesha iyi nkuru ko iyi nkongi yabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere itariki ya 2 Gicurasi 2022 ubwo iyi nzu yafatwaga n'inkongi abantu bose bakiryamye. Iyi nzu y'ubucuruzi iri mu centre ya Nyanga iherereye mu kagari Kantaruka yafashwe n'iyi nkongi ahagana saa 9 z'igitondo. Abaturage batuye muri aka gace bazindukiye kuri inyubako yakongotse bavuga ko basanze ibyari muri iyi nzu byose byahiriyemo ku buryo abacuruzi bayikoreragamo batagize na kimwe baramura. Iyi nkongi yafashe iyi nzu abantu bakiryamye ndetse nta bucuruzi buri gukorerwa muri iyi nzu yakomerekejwe cyane n'inkongi, ariko nayo ikaba yakomerekeje umuntu umwe warusanzwe akorera muri iyi nzu akanayiraramo wahiriyemo agakomereka bikabije. Uyu muntu umwe wakomerekejwe n'iyi nkongi yahise ajyanwa kuvurirwa mu bitaro bikuru bya kaminuza bya Kigali CHUK. Dusengimana Ponsier usanzwe akorera muri iyi centre avuga ko batazi icyateye inkongi y'umuriro, ariko ko bagiye bakabona umwotsi uracumbye ubundi bahita babona umuriro watangiye kugurumana. Uyu muturage unafitanye isano n'uwahiriyemo yavuze ko uyu wari waraye muri iyi nzu yabanje kubura uko avamo ariko akaza gusohokamo yahiye cyane umubiri wose. Avuga ko abacuruzi bose bakoreraga muri iyi nyubako nta n'umwe wagize icyo aramuramo kuko ibyarimo byose byahiriyemo bigakongoka. Ati hari elegitoronike, hari abari bafite serivisi z'irembo bagera kuri 2, hari n'abandi bacuruzaga ibijyanye n'ibinyobwa za kantine, abo bose byahiye ibintu byabo nta na kimwe baramuyemo. Iyi nzu rero ikaba iri mu centre ya Nyanga